tukayenene kanze nkubwire nubwo mba ndi kwisetsa bizagorana kongera umutima wanjye gufatisha bro sinkubeshya abyangije none bizagorana kongera gukundana bizangora kubera ahantu kure nari narageze ngiye narababaye pe ndavuga ati uko ko mbuze umukunzi wanjye mbuze inshuti ariko Imana iyo ibireba ahantu abantu batareba twebwe tutarebesha amaso yacu yego maybe umwari kuzakundana ubona she's perfect kagira mu rugo akagusaza urumva maybe nyine yari kuzakubera umutwaro Imana ikavuga ati egerayo niyo mpamvu ndiko ati ngiye hari ibintu bimwe nagiye mbona ndavuga ati Imana yarantabaye tu aranamfasha cyane pe aranamfasha kongera kuba umuntu turabirangira tubikundaniye yego turakundana koko so urumva rero hashize igihe tavuga ati subundi wakora akantu murakundana nyine dushuduka nyine twakundanye ngiye iyo nkunda umuntu yego sha nyine nibyo nakubwiraga yamaze kuba parti y'ubuzima bwanjye bivuze ko iyo ndi kwivuga mba mvugawe nikomera ngewe ntago iyo nakunze umuntu ntago njya mbihisha kabisa yo kwambika impeta oya umbabarira utambwira ko washatse kwambika umukobwa impeta arabyanga ese wari ubizi neza ko uyu munsi biriya bintu bigushimisha bigusetsa ukumva urishimye cyane ashobora kuba ari imwebwa cyangwa akaba ari ibiribwa ariko ahangaha reka ibi tubisimbuke dukoresha umuntu uyu munsi umuntu urimo gushimisha agusetsa muri kumwe mu munyenga w'urukundo wari ubizi neza ko ari upfunyitse akababaro kawe k'ahazaza ibi ngibi bishobora kuba byakugora kubyumva intamenya irira ku rujyo ariko byanagorana cyane kuba waza kumenya ibi bintu bijyanye n'urukundo cyangwa bijyanye n'umuntu uzakubabaza ariko byitege neza ko umuntu uyu munsi uri kugushimisha aba afite inkoni ndende yo kuba yanakubabaza aha nshobora kuba nakubwira ijambo rimwe nti buriya umuntu ugize utyo ugakunda ukamuha umutima wawe wose ni nko gufata umushumba ukamuhereza inka ndetse ya nkoni wamuhaye akaba yataha ya nka atayikubise ariko ni ibintu bizagorana cyane mu rukundo buriya niba umuntu umaze kuba wamuhereza umutima wawe wose ni nkaho umugize umushumba w'umutima wawe wose igihe cyose ari bubishakire ashobora kuba yakubabaza ndetse igihe ari bushakira ashobora no kuba yagushimisha ahangaha rero ibi nizere ko amaze kubyumva neza cyane bibanjirije ku kavideo ka mbere nabanje gushyiraho ngo urebe Titi Brown ni umwe mu bantu bahawe urukundo ndetse araruryoherwa cyane rw'ibyishimo bya bindi bitagabanyije nyuma yaho ari mu kababaro gakomeye cyane ndetse agahinda twavuga ko ari incenguramutima mu buryo bukomeye cyane kugeza na n'uyu munsi yamaze kuba yafata icyemezo cyo kuko ashobora kuzagorana kuba yasubira mu rukundo ibi bishobora kuba byakugora kubyumva uramutse ubonye za video zabo za mbere yakoranaga n'umukobwa witwaga ko bakundana ndetse muri iki kiganiro atigeze atangaza niba ari we koko cyangwa atari we ariko bishobora kukugora cyane kubyumva niba biriya koko ari byo ariko nanone nuza kuba wareba mu mateka y'abantu twagiye tubona bagirana urukundo rwinshi cyane reka nangire ngo suzana no gushira ubanze gukana subscribe kuri Hoza TV tujye kubona muri iki kiganiro ndituro reka inkuru yacu dusubire inyuma tuyihere ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu aho hari mu mwaka wa 2025 hari saa 8:42 z'amanywa ahangaha Ishimwe Thierry yarahamagaye ku kinyamakuru The Choice bamubaza impamvu we n'inshuti ye bari gusibana amafoto yabo bari fotoranyije ari kuri Instagram uyu Ishimwe Thierry yararuciye ararumira ariko nyuma y'umwaka umwe gusa ibi bibaye Ishimwe Thierry aje kuba yagira cyabivugaho mu buryo butunguranye cyane abantu benshi cyane nubwo uyu munsi batari kuba babisobanukirwa cyangwa ngo babisobanure neza ariko abandi batangiye kubisobanukirwa baravuga bati nta kabuza uyu mukobwa yavugaga ashobora kuba ari uwahoze ari inshuti ye Nyambo Jessica ariko nanone abandi bati se ko bavugaga ko ari inshuti bisanzwe ibi byaje kuba byagenda bite ariko se nanone ko bari inshuti nanone bisanzwe kuki batakiri inshuti ahangaha nanone bikaza kuba byagucanga mu mutwe cyane ariko ndagira ngo twinjirane muri iyi nkuru yose kugira ngo uze kuyisobanukirwa uyu munsi bimwe utaruzi byose ugomba kuza kubisobanukirwa mu buryo bwiza cyane umubyinnyi wabigize umwuga
Ishimwe Tsiero uzwi nka Titi Brown yatangaje ku rukundo rwe n'umukobwa atigeze avuga amazina ariko bikekwa ko yaba ari umukinnyi wa filime nyambo. Rwageze ku musozo mu gihe yari ategereje ko yamwambika impeta ngo babane nk'umugore n'umugabo, bikaza kurangira bimusigiye igikomere bizatuma atazongera gukundana vuba aha, cyangwa bikanarangira uko. Hari abantu benshi cyane twagiye tubona bajya mu nkundo, ariko izo nkundo nyuma yo kuzivamo zikaba zigira ibikomere bikomeye cyane, na n'uyu munsi usanga niba ari umukobwa aracyari umukobwa, ndetse niba yari umusore na n'uyu munsi aracyari umusore. Mu kiganiro yagiranye na Empire, Titi Brown yavuze ko umubano wabo watangiye nk'ubucuti busanzwe nyuma y'igihe yari amaze kuva muri gereza, aho umukobwa yamubaye hafi mu buryo ubwo ari bwo bwose, yaba mu bijyanye n'amafaranga ndetse no kumushakira buri kimwe. Ibi byose batangira kugendana mu urukundo rwabo ruraka, ariko nta kabuza hari igihe umuntu ashobora kuguha byose, akaguha amafaranga, akaguha buri kimwe cyose, ariko si uko agukunda, ahubwo ashobora kuba ari kugukoresha cyangwa wowe ukaba uri kumukoresha. Ariko se nanone waba uri kumukoresha, abaye ari wowe uri kumukoresha, niwe wakagombye kuba uri refa w'uwo mukino muri gukina, ahubwo ushobora gusanga ari uri kugukoresha mu nyungu wenda zaba iz'aka kanya cyangwa iz'ahazaza. Ariko se nanone abantu benshi cyane bakunze kuvuga ko umuntu ashobora kugira agahinda, ariko agahinda ashobora kuba ari guterwa n'uko aba yaragize urukundo, ariko urwo rukundo rwe rukaza kumucika. Uyu munsi mukaba mwahura ndetse agatangira kukwereka ko agufitiye urukundo, nyamara arimo arivura agahinda, cyangwa hari umuntu runaka ashaka kuba yakwereka uburyo nubwo batandukanye nawe ashobora kuba afite umukunzi, ndetse umukunzi umurenzeho. Ibi nibyo koko birashoboka, ariko se nanone Titi Brown wakoze buri kimwe kuri miliyoni 10 ze akaza kuba yazereka umukobwa, ndetse akamwereka n'izindi ebyiri zari ziri kuri mobile money, aramubwira ati ubu dushobora kuba twakora ubukwe, ariko undi mukobwa aramubwira ngo ntibishoboka. Umukobwa si uko yatari afite imyaka yari ayujuje cyatumye uyu mukobwa atemera ko bashobora kuba bashyingiranwa nk'umugore n'umugabo, nyamara barakundana, buri kimwe cyose baragikorana, ariko byagera mu gushinga urugo aramubwira ati genda gake musore, ntago ibyo bintu byawe biragera ku cyiciro cy'uko dushobora kuba twabana. Nta kabuza uyu musore byaramutunguye cyane, ariko mu kiganiro yaje kuba yagirana na Empire yavuze ko ari Imana yamurokoye mu buryo bwiza cyane. Burya abantu benshi cyane bakunze kuvuga ko Imana ishobora kugucisha mu bikomeye, ariko nanone irimo gutegurira hazaza heza. Titi Brown wari wareretswe urukundo kugera naho aza kuba yavuga ko agomba gutera intambwe yo kwambika umukobwa impeta bakabana nk'umugore n'umugabo. Ni abasore bake cyane uzasanga kenshi cyane bifuza ko umukobwa ashobora kuba babana, ariko nanone ugasanga hari umukobwa ushobora kuba yakwanga umusore ko babana, nyamara si uko wenda mubona mu bukene bukabije. Ariko nanone ukibaza icyo kibazo kimwe kigira giti, abenshi cyane bakunze gutanga ibitekerezo bati Titi Brown yabenzwe kubera ko nta mafaranga yari afite ahagije, abandi bati ibintu nibishakwa. Iyi ntambara yombi ikomeje kugenda ica ibintu hirya no hino. Bamwe bati abasore barimo baranga kurongora kubera ko nta mafaranga, abandi bati ahubwo abasore basigaye barwaye gamephobia, ni indwara ituma umuntu adashaka. Ariko si imvura muheto y'indwara ituma abantu badashaka yaba aramaze kugera no mu bakobwa, igitsina gore cyose ikaba yarakiyogoje, byaba ari ikibazo gikomeye cyane, ndetse cyaba ari icyorezo abantu bazagora kwikuramo iyi ndwara iramutse igeze mu gitsina gore. Uyu munsi twajyaga tuyiririmba bakavuga bati uriya musore bazamucira amatovu bamukubite, ubu se nabwo abakobwa nabo bagiye kuzajya babashakira amatovu bakubite. Mbere y'uko dusoza iki kiganiro, nabasaba ko mwatanga ibitekerezo byanyu kuri iki kibazo. Ese ni iki gishobora gutuma umuntu mukundana imyaka n'imyaniko, mugakorana buri kimwe, mugahana buri kimwe, ariko byaza kugera ku ngingo yo kuba mwabana nk'umugore n'umugabo, aho ngaho mugakata umubano? Ese ikibazo ndakibaza n'uyu munsi, mushobora kuba namwe mwambwiraho ibisubizo byanyu uko mubyumva. Murakoze cyane. Reka amashimire rero mwese twabanye muri iki kiganiro. Ikiganiro cyacu nakagaruka, mujye mukomeza kugenda mudushyigikira, mukanda subscribe kuri Avuze TV, kuko ngiye tuba turi kumwe muri iki kiganiro buri munsi ndi turu. Igitekerezo cyanyu share ku nshuti zanyu ndetse no mu miryango yanyu niba iki kiganiro mwagikunze. Ibiganiro byacu nakagaruka. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza.